ako mwabyeyi nge ndashaka kubabaza niyo buri gihe mu posting abo bana banyu niko muda posting abo papa wabo mwafashwe ku ngufu mwebwe iyo uhera kwa mbere kugeza kwa kanga uposting abana bawe gusa niko wafashwe ku ngufu posting papa wabo bana tumurebe wowe we niko bagufashe ku ngufu tubimenye postinga papa wabo bana wamukunze ari bogari rero postinga umugabo cyatukwibe ereka abajura papa wo mwana papa wabo bana wari byaranye wowe ndakubaza wari bya kumureke kutuvanga post your husband you get me akunda shaka kubabaza barabarusecha mwabajura mwava kejero kajyahe ndashaka kubabaza barabarusecha wava Kigali kajyahe so ndibaza abantu basohoka buri gihe amafaranga dukonsoma n'amafaranga duhembwa ko nta hantu bihuriye ugashaka aya mafaranga ahantu ava ukayabura wowe uri iki wowe ukora iki umujura none naje gusana muri Kigali abantu benshi cyane cyane urubyiruko ntago bakora kandi babayeho neza ugasanga abakobwa none n'ibindi baba ugasanga umukobwa yishyura inzu y'ijana nta kazi afite abayeho neza arya neza wanamurangira akazi k'ijana ndakanze ni make ayarya mu cyumweru sa ukibaza ukoresha turabajura go ntago tubizi ako kari akantu bose barabyemeye ko ari abajura kina ibana mwakushize nibwo nasomye Bibiliya ikintu cyanangaje n'ukuntu Yesu azagaruka nk'umujura ntago azaza nk'abamarayika nubwo nabo tutazi ukuntu bazaza kuntu yivugiye ngo kuntu handitse ngo nzagaruka nk'umujura kibaza abajura ko tuzi ko ari abanyabyaha azagaruka nkabo gute ndabwiye ni slang tu unamureba akakubwira nabi mureba sinziriye uvuga ati inisheri wanjye nigeze gutereta nkavuga ati mana mfasha unamuposting apana kuvuga ngo twe duposting ibyishimo abagabo kuva ryari babaye ibibazo hey uzabona bari kubasengera hano hanze muraza kubabara we rero urafotora sombwiye kubizi ndabizi ngereka nkore video nanjye ndafokasinga wabandi ngira ngo nafashe record bro nakoze nka boro yisa ngiye kureba nsanga nta video nafashe bro ya Rabbi narebye abageni mu maso ndavuga mana baranyica nyuma y'ubukwe aba bageni bazanyica Reka ngusuze cyane nkwifurize ibihe byiza kugubwa neza gukunda Iris TV Rwanda ndizera ko meze fresh ndizera ko nyagasana kurinze ariko nabo bitameze neza mukomeze kwihangana ubwo abanyakigali cyane cyane ndabasuhuje babantu bose kabisa babaho kandi ku buryo butangaje nakiriye umugabo undi yitwa Arnaud ariko abantu benshi bazika ari umujura mukuru Arnaud yes my Salama brother brother fresh kabisa meze neza meze fresh ibintu nyankureri nankureri cyo kora nago ari noir bra iyo duhumeka umuko bazima ibintu abari yankureri ariko nk'umuntu ugukunda kugira ngo yemere ko ari umujura mukuru mbabara dukubita kaboro ka danje avuga ati uzika ari we. So ladies and gentlemen mwabajura mwava kejero kajyahe ndashaka kubabaza barabaruzica wava Kigali kajyahe so Narino is Murengera Arnaud niyo mazina yanjye kuri social media zanjye zose abantu bakaba banyita umujura hari uduhura umvanani hari uwo duhura barabarozi mbese banyita ibyo bashaka ariko ko ari njye wabizanye ndabyemera wabigira utese bro ngira ngo post yawe li latest bakureze ubwanwa bwawe ngo washakaga kwigira umumongo none wabwogoshe uje wabibonye biriya bintu abantu ngewe ba mani abanyarwanda kubumvisha ibintu bira mani nge mbanaje kubaha message ariko muri gusesengura ukajya ngo nge nishyize ku isoko urumva hari ukuntu ukoresha kamera ya telefone
Okay, sorry, izuba rikunyica reka shyiramo akantu ntari bikabisa. Reka mbashyire mu madarubindi. Hari ukuntu ukoresha kamera y'imbere wowe urahinduka ntabwo wapfa kubibona cyetse ari nk'ikintu kuko rero iryinyo ryanjye ry'igice rita rijya kuri kote gauche. Yego. Wahindukiza kamera rikaba droite. Sasa abantu bakibaza iryo ryinyo ryawe ni scam. Urarihinduranya bigenda gute? Urumva my brother? Ibyo bintu kwa kubimbaza live nkabisobanura ugasanga bamwe basibye. Rero mbishyira ejo mu kavideo. Simbashyize mu kavideo. Video already naje mvugaho. Bese bakomentinga ubwanwa. Ese ubwanwa bwanjye nk'ubwo abashawurini murabushaka wiki? Yego. Yindi kurwana nabwo bugwire bufatane. Ndi kubusengera nawe muri gushinyagura. Ariko bane umujinya sinahise mbukuraho. Oya ndabibonye ba. Wisubibona? Icyo wabwogoshe bro. Akumane burira bwanwa bwanjye nanjye buransetsa. Bumeze nka bwa buterano. Arahantu ubufashe gusa. Wajyana ububandika nubuza hano hafi y'umunwa ahandi ugasanga ni skin. Nese koko aho hejuru nta guhogosha? Wapi? Niko buze. Oya hano kurya neza ndya ubugari bwa nido buri weekend. Ndya neza. Niko. Oya ku buryo hazamo space hagati. Urumva iziba zita mustache. None wowe ufite tuno two ku ruhande gusa wajya batwombetse. Tuboro n'utwa abanyakoreya. Batwita ngo iki mu gikoreya? Naba mbatutse rwose n'abafana banjye kiretse uwandika muri commentaire ko yagiye muri Korea ngenzagaruka hano mbibabwira mu Kenya Korea ariko sinabibabwira kuko nubundi yawe naba mbatutse. Ago na ese bro hari sketch ukora najya umenye sketch ukora ubundi ubipangute kuko ujya kubona ukabona utukubise akababyeyi ba posting abana gusa badapostinga basi. Exactly. Urumva ugahita ubaraburuka babwira ati ariko mwafashwe ku ngufu. Urumva ubundi sketch zawe kuzihimba bigenda bite? Sketch yanjye rero nshaka kwitekeza nka 8 z'ijoro. Mani ikabanzi kansetsa buriya boro zanjye njya kuzibaza atayisukari kubwanjye mbanza nkazifiringa nanjye ngaseka zikansetsa byatari. So nka recordinga ko mbere numvaga ndibuze nkayifata mu mutwe nkabyuka nayibagiwe. Afite ikibazo cyo kwibagirwa cyane. Noneho ako yani mucyeka ibindi ndibagirwa bisanzwe apana. Bayavuga abantu bikinisha cyane ngo baribagirwa cyangwa banywa mitsingi. Exactly. Nawe rero uri umujura kabisa. Ibyo bibiri nibyo nanjye nari nkeze. Nta mitsingi nkwa sinikinisha. So nkavuga ati ndakavuga mu gitondo nkabyuka nakibagiwe. Ariko rero iyo ngatekereje itanka recordinga none nkaza kuri sound gusa nkabyuka nkavuga. So nyine ni ibintu mvuga usanga ari ibintu nyine ndabireba nkahita mbitekereza kandi nyine iriya ni don y'umuntu ni nk'Imana niko navuga kuko nge ikintu cyose nkora si ibintu ngo niga cyangwa planning. Hari nk'umuntu ikiraka cyo gukora challenge y'indirimbo ye ari akavideo ejo bundi nakoze yambwiye se bro uzi ko akaboro wakoze karenze video yanjye biriya bintu byagutwa usibye na views nyine boro zirimo kuntu ama sketch nyine nashyizemo nyine umuntu wumva nk'ikintu nkagitekereza nyine ukuntu umuntu yagikora kandi n'ibintwara igihe kirekire. So niyo mpamvu rero mbona nyine ari nk'Imana nta bintu byanjye bijya bitinda kandi bari abantu bose nkinisha nta muntu numwe mba nateguje. Inekeza ikintu nk'icyo hari nka kaga challenge twakoze ngwakira iriya challenge twayikoze n'umushiti wanjye juste imodoka idutegereje twisohokeye. Noneho mbona abatipa bari bagakoze mbona sinzi ibintu bakoze itambona icupa rya Fanta n'irya byeri ndetse kuki ntakore nyine itambitekereza ako kanya kandi biraba kandi abantu baragakunze byatari. So uyu mwaka ikigaragara cyo Imana ni umwanya gusa ububura ako ndabica ndabatsamo ndabatsamo bro. Bihurira he n'ubuzima busanzwe kubera ko ibyo ukina kenshi yamaze kureba sketch zawe hariyo wakinnye ya Heineken hariyo nyine yabo bagore bapostinga abana gusa kandi koko si byo se. Bihurira he rero n'ubuzima busanzwe ubuzima tubamo muri societe nyarwanda? Birahura cyane kuko n'ubundi urebye
hari biba ari true story byabaye wabonye wiboneye hapana kandi bihora ari true story njyewe mama bose tuziranye ibipostingira abana babo si mama de nigeze no kuvuga ukuntu ababyeyi akenshi usanga kubera kubana n'umwana cyane aho kugira ngo umubyeyi yigisha umwana ari kumwigisha umubyeyi usanga sheri haguruka ngwino genda umwana ejo bundi akavuga ati mama ninegire ugasanga mama w'ejo ari kumubwira ati ninegire aho kugira ngo ngwino mubwire ngo ninegire ndakubita wowe intoki we kujya mu myanda bibi urumva arashaka kwigana umwana ako nyine zira ni joke ariko nyine ni ibintu biba bibaho mu buzima busanzwe so abantu rero usanga bapostingana bagikundana ariko bamara gushakana abantu bararakaye my brother uzi ko iriya post na postinze ni nka bake cyane bambwiye ati urakoze kutwibutsa abandi bakabeshya ngo papa babo ntibakunda amafoto mukundana ko mwapostinganaga mwababyeyi mwe aka kanya isabyanga ko mwarakaye ngo abana nibo byishimo niba abagabo twarabaye ibibazo niba byaragenze gute mbaze nkubaze urumva birafasha societe ubwo mba mvuga ku muryango nyarwanda muri rusange ariko by'umwihariko akantu k'umujura so ibintu byagenze gute kujya uhitemo urumva ushobora gukoresha irindi jambo ariko umujura rero ukuntu ryaje kina ibana mwaka ushize nibwo nasomye Bibiliya ikintu cyanangaje n'ukuntu Yesu azagaruka nk'umujura ntago azaza nk'abamarayika nubwo nabo tutazi ukuntu bazaza ukuntu yivugiye ngo ukuntu handitse ngo nzagaruka nk'umujura kibaza abajura ko tuzi ko ari abanyabyaha azagaruka nk'abo gute ndabwiye ni slang tu ubwo nkajya nivuze azaza atunguranye ngo nk'umujura we nkanjye mbyibazaho ndavuga ati ariko abantu mubaye Kigali njye niheraho ubwanjye buri weekend ngenda sohoka guhera kuwa gatanu kugeza kuwa gatandatu kumfatisha biba bigoye mba ndi kwipangira umunsi wanjye wo kugenda kuruhura umutwe kuko buriya turakora ariko niba tunakoze n'ubuzima bwacu bugomba kubaho neza kandi kubaho neza ni iki ni ukujya ahantu ushaka kuruhura ubwonko umuntu aba ahera kwera kwa mbere akora kugeza kuwa gatanu so ifo ko natwe turuhura ubwonko swati hari abakunda match njye sinkunda match hari abakunda amagame buri wese ajya muri hobbies yiwe so ngenda sohoka so ndibaza abantu basohoka buri gihe amafaranga dukonsoma n'amafaranga duhembwa ko nta hantu bihuriye ugashaka aya mafaranga ahantu ava ukayabura wowe uri iki wowe ukora iki uri umujura none naje gusanga muri Kigali abantu benshi cyane cyane urubyiruko ntago bakora kandi babayeho neza ugasanga abakobwa none ni ibindi baba ugasanga umukobwa yishyura inzu y'ijana nta kazi afite abayeho neza arya neza wanamurangira akazi k'ijana ndakanze ni make ayarya mu cyumweru sa ukibaza ukoresha turabajura ngo ntago tubizi ako kari akantu bose barabyemeye ko ari abajura ubundi sibyo nibyo nese tu kuko niba umukobwa akodesha inzu cyo kora tuvuye 200 bro ararya mu gitondo saa 6 nimugoroba na breakfast arayifata neza afite ji ihoraho frig ibahoramo ibintu ayo mafaranga yakuraye byibaze nawe ava he n'umujura abo niba abandi twita aba Promax aba Promax oya iyo logique yo ndayumvise akantu k'umujura ko ndagasobanukiye ntago ari ibintu bigoye si babandi birukankana amasafuriya amatelefone oya bariya twabita ibisambo ariko bajura turabajura ba Jesus kandi ntanagaruka azasanga hari groupe ye byibuze aze yisanga tumwereke city kuri imeze apana kuza nta korabo ntaki no biragoranye ese ubwo ugize amahirwe ugahura na Yesu aje wabigenza ute afite ibibazo byinshi bye namaze gute mutuzana mu isi mukadutega ibyaha kandi muzi kuntu tuzabaho muzi na karakteri zacu Jesus byagenze gute nababaza ibibazo byinshi cyane bijyanye n'ukuntu ijuru ryari rihari bakaguta mu isi oya ukuntu batuzanye mu isi
bakatuzana ibintu byose none ibintu bishuko byose ni byiza biraryoha ibishuko biraryoha icyaha sinzi ibintu byose byitwa ngo ni icyaha ni ibintu nyine usanga ari bya bindi abantu bakunda yego urumva nk'ubu par exemple yaho kurya urusenda ari nk'icyasha nta muntu wazarurya pe kurura nabishye pe ariko igenda ifata ibintu byose by'ubuki ibigira icyaha we nta kintu ubonamo nta kintu ubonamo so nabaza rero Jesus ukuntu batuzanye muri ino si mbazi bavuga ngo buri wese Imana izi uko ateye bakanadutega n'ibyo bintu byose nayibaza sinanye jyenyine abantu benshi ndabizi ko babaza Jesus ukuntu yaje ikadutega ibintu nka biriya kandi izi ko izi n'ubuzima bwacu ukuntu duteye na karakteri zacu urumva ni ikibazo gikomeye ugereranyije byinshi uri kugenda ubinsubiza neza kabisa nkanasobanukirwa ariko akantu noneho kabarabaroze cyangwa ko kaje gute kariya kantu rero mu by'ukuri sine nagapanze kaje muri video ya mbere nakoze mbona abantu nibo bakikundiye urebye njye nzana akantu kamwe nkabona abantu bagakunze ejo nkagasubiramo nabanje barabaroze mbona abantu nyine barayikunze ngo barabaroze cyangwa nzana nani nayo mbona barayikunda nzanye wa mujura none ibi bindi ako nuko nari navuze ko ukuntu nyine tubayeho muri Kigali amafaranga duhembwa n'ukuntu tuyakoresha ntaho bihuriye abenshi basanga nibyo komanteri nyinshi nazisomye baravuga ati sha nukuri turabajura pe bagiye babyemera benshi pe kandi koko ni ubuzima bwacu bwa buri munsi so umujura niba bayikunze gutyo rero nayo nuko nyine izi slenge ziza yego ase ubundi bro ni nabyo ni nayo mpamvu range nari mbitekerejeho wowe usibye kuba ufite comedy utangiye utuntu twawe abantu fan base yawe iri kuzamuka ubundi mu buzima busanzwe ukora ibiki njye ubundi ibintu bya entertainment njye kera nahoze ndi umubyinnyi ubyina bisanzwe gakondo cyangwa moderne njye na mubyinnyi umwana wo mu Gatenga mubi cyane urumva rero ibintu byo kubyina urebaho oya ubu byarashize ubu nabisigiye barumuna banjye ba Jojo Breeze bari abatiti n'abana muri quartier so twabyinnye mbere noneho urabona hari ukuntu nyine imyaka igenda igira izamuka utekereza andi maproje kandi ndashima na mama wanjye wampaye liberite yo kubijyamo nkagira naho mbigarukiza mu wa gatanu segonde nibwo nayiretse ndavuga ati nk'umubyeyi wampaye liberite yo kubibyina ko twe twabikoraga nk'akazi tukajya no mu ntara nkatabunije kandi umunyeshuri ako nkamusobanurira ko mama yari umuntu unyumva ko nta bikoresho inzoga ntazo nanywaga nta kintu na cyo bwenge cyose nakoreshaga so akama liberite kaza bunije nkamubwira ati bana akazi twari turimo baturekuye bwije so ngeze mu wa gatanu ndavuga rero ibintu bishobora kuzatuma data exeta mbiparitseho gato ndavuga ati n'ubundi ni imyaka 2 nzabisubiramo noneho bigira umwuga aricyo gihe abantu bari batarabiha support cyane MTN niyo yaduhaga nk'ibiraka tukajya kubyina twamamaza bakadukubita nk'iyo dibare 10,000 ni menshi byarya rugo 2000 na kangaira 2013 kujya dibare yabaga ari menshi ku munyeshuri urumva nk'umuntu utinywera inzoga wirira amandazi n'ikivuguto bro uziko waguriye ikigo cyose icyo gihe cya gikombe cya 400 cy'ubungu cyaguraga desa niba ari desa 50 urumva ni desa ibyo byose kuko ni ma 2010 gutyo noneho nshimira umubyeyi wanjye wampaye liberite ngera mu wa gatanu ndavuga ati wenda nyuma yaho mu wa gatandatu nzabikora nk'umwuga ariko nagiye kurangiza numva bitakindimo
ahubwo ngomba gushaka akazi ngakora kuko nabonaga ibintu byo kubyina nyine nakubwiye usibye MTN nta zindi nk'ubu ngubu urabona ba Jojo birabatunze na Titi n'abandi ba General Blender biri kugenda biba indi platform ubu abantu basigaye babyumva ugasanga nka company runaka iragusinyishije yamamarize icyo gihe TikTok yari itaraza iki gihe ubu ngubu umwana arabyina agapostinga akantu kuri TikTok kakahita kamenyekana nako nanjye ziboro zanjye zamenyekanye icyo gihe Instagram yari ihari itarashyuha abantu bake nibo bari bayize so ikintu cyabayeho nabivuyemo mbona nta hantu nshobora kungeza nicara imyaka nk'ibiri kabisa nta kazi ariko nanabibona bikunze abantu kanambaza kuki wabivuyemo kuki utakibyina umva nko muri reba nko muri Gatenga yose ariho umuntu uyoboye ukahita ubivamo gutyo abantu baribaza bati niki kitumye abivamo kuki kandi wari ubishoboye ako ngiye numvaga noneho nyine ubundi buzima nzaba umubyeyi mbyina nk'umuntu mukuru ngende imfura mu muryango ndagareka mbe mbiparitse ibi wasanga ari iby'abana bivamo gutyo so ndategereza mbona akazi natangiranye na company ibetinga tugiye kwiyamamariza ntabwo yatwishyuye nyivamo ubu ngubu nkora ibintu bya graphic design so nuko nguko rero ubuzima busanzwe ariko abantu bakaba barambonagamo impano hari ukuntu nyine mama muri gusangira agacupa n'abajama bawe ugatera story bagaseka wazagiye muri comedy nyine abantu benshi bakabimbwa abantu wazagiye gukina filime ati ibintu bya entertainment ubu ngewe ngende muri casting utangire from scratch ibintu bya social media karaka keretse nyine ngiye nkahita ntangira n'abantu nyine bakina banahembwa nkahita njya muri uwo mubare ko urabanza casting nabwo ubanza ubandikira ibintu birebire nge umva ibintu bijyanye byose no gutonda umurongo simbikunda na bisi sinyikunda ko abatonda umurongo bya nsenga Imana no kurwara sinkunda gutonda umurongo ibintu byose Imana igiye bimfashamo kabisa ntabwo ugeze wiga muri internat wapi iyo wiga muri internat rero wari gukunda umurongo uramenyera ujya ku murongo ibintu byose uramenyera so niyo mpamvu urumva umurongo wanga ariko ni nabyo buriya abantu bakiri batoya amaraso ashyushye umurongo uragora biba bigoye cyane hari umuntu ariko wambwiye ngo yigeze kubona mu bintu bya photography exactement nabyo arabikoze mani njye narihirinze nta nubwo wapfa kumenya imyaka yanjye ko njye abantu banzi guhera za 2013 2015 kugeza ubu ngubu sinjya mpinduka nuko nubundi kabisa sinjya mpinduka nirira neza nta nubwo muzamenya imyaka yanjye cyetse Jesus naza nibwo nzabibabwira gushyira ku karubanda ariko njye sinjya mpinduka nuko nguko abantu tungana ubu ngubu bamwe n'aba docteur umeye wapi utayifashe ugakamera ubukwe bwose ebana highlight ukakata bro wajya kureba ugaza wafashe kamera ujya mu bukwe ikiraka cyo gufilima noneho umutipe arambwira ati Arno reka mfotore nani ikintu gisekeje man njye ntago nayinzi edit no gufotora vie wanjye kera yahoze arimo photographe kwa Rubangura kera kabisa so ikintu kijyanye n'ifoto nubwo ntari nkizi nari nzi ishusho ryiza ikindi nari nzi ukuntu umuntu angle yagufotoreramo ya fresh nyine hari ukuntu uba utazi ikintu kugikoresha ariko kubikuriramo papa yazanaga pare mu rugo muri weekend akadufotora so angle nayo nyizi ko umuntu agomba kujya ahantu hari izuba n'ahantu nagufotorera ibyo mbizi pe njye naguze kamera yanjye ibyo mbanza kubyiga nkafotora utunyoni uduki umunsi wa mbere njya mu bukwe rero nanabaciye amafaranga menshi kuko navugaga ati ibintu biragoye ntaza no kugenda ngaseba mu bintu by'abandi bamaye na make ndaza gutanga amafaranga ku bantu beditinga banyeditingire ngenda fotora ubwo nzana nanjye kavaga wanjye dufatanya ndabwo wowe rero urafotora sombwe kubizi ndabizi
ngereka nkore video nanjye ndafokasinga wabandi ngira ngo nafashe record bro nakoze nka boro y'isaha ngiye kureba nsanga nta video nafashe bro ya Rabbi narebye abageni mu maso ndavuga mana baranyica nyuma y'ubukwe aba bageni bazanyica bro iki kintu ntago nakibagirwa muri video byaje kurangira gute harya byaje kurangira gutera cyangwa ese utoroka sha urigendera bakwepa oya ntago ari ubukwe ni gushyingura byari gushyingura byari gushyingura so amwirwe nagize bamaye avance bakamba ese bya bintu bigeze ndavuga ati mwishyura ya kabiri niba nabo uwo muntu wabo bataramukurikiranye neza ntago bamukundaga cyane ntago bashobora yarabateraga ibibazo kuko ntabyo bambajije buriya imva umugani nayo ngiye guca umugani urananira imigani igiye inanira rwose ariko Imana irerebera imbwa ntihumbye irakaze cyane ni ukuvuga ngo nagize amahirwe ntibayinsabye ariko nari mfite ibibazo iyo video ntayo bagusabye ntayo bansabye n'avance urayimiruka ari avance twanayarire tutarajya no kubifata no gufata aya mashusho ariko ntago bigeze bayambaza ariko iyo bayambaza my dear friend cyakuba birabuye yamva nayo guhura n'ibibazo bikomeye ari gutuma umujura mukuru n'ubundi ariko wabaye n'umujura kera ibaze gufata ibintu ntubizane kweli utakoze kuri record wamaze no kurya yabo avance titimagine ayi ni ibibazo ubwo rero bituma nibaza n'ubundi mu mikurire yawe wambwiye ko ari umubyinnyi hari ama competition wagiye ukora ama competition yo kubyina twari babi cyane ndibuka muri hani mande ya Sanitas bahita gutera Sanitas Kicukiro ya hoteli byegeranye niho Rainbow yego niho higeze kuberamo competition yo kubyina ndibuka icyo gihe na DJ Marno yarabyinaga sharu wa kera ndo wa kera 2012 icyo gihe ba ari 2012 ni na 2001 aho Ibana DJ Marno icyo gihe ari umubyinnyi wadanye ngo kubita amacramp icyo gihe twahuriye muri salle none bari bafite ibikabyo abana b'inyamirambo Ibana yashyizeho ama contre shock iki hano none abo bajama baraguruka umunsi yabonye iyi video azabyibuka uko ngiye ndibuka twe twicaye ndagase uyu mujura we uyu murara bana b'inyamirambo wajyana abahanzi Ibana yambaye ama contre shock y'amavi ndavuga ati Marno buri arazi kubyina byatari bari babizi groupe yabo kabisa ako bari abana bo muri Vuzave bona ari babana bo bikoba byavoka ubona nyine abana b'abatesi abana mu gatenga ubwo twari turi kumwe ngiye nayo mfatanyije n'abandi bana b'inyamirambo mu gatenga twari babiri ngiye n'undi mujama wanjye bitaga Idrissa nawe ni umubyinnyi wa kera shout out to him n'abandi batipe bakomeje babyina Dream Boys muri Guma Guma ariko ngiye ko school hari nabaga ntahari ariko my brother byari danje hariya competition zara kandi nge nakoze boro nyinshi nagiye BJ gukurikiza nigeze kuba y'imyaka 3 ukurikiza urumva niho navukiye ngaruka ndi umwana muto 2005 mba nsubiyeyo kuba yoviye niho yarari 2008 tuba turagarutse ariko mu myaka 3 nahabaye nahigiye basket mvayo nayimenye bya danje mpiga zirangoma z'abana making show ko ikintu nyigiyemo nkijyamo nkaba professional bro nkakizamo mu bambere nk'umujura mukuru ahantu hose ngomba gukubita nkabuzuza njya muri za ngoma z'abarundi ndaziga koko ndaziga ntanjya kuzana amabavuga ndawese ko naba ari umukungufu mani mbona sinabishobora byo kandi ikintu kinaniye nkivamo akiri kare taragiseberamo nuko wabimenye so competition twazigiyemo kabisa no muri expo twazigiyemo cyo gihe abana bari bagiraga ama choreography menshi apane ubu uziko ubu ngubu usanga tantine mu rugo wandurira abana arusha amapa umubyinnyi bana
se arusha ba Jojo Breeze kandi usanga babyina ibintu bimwe una uwo bantu babaye abanebwe ni Petit Frere niwe ujye ubibyina man usanga nyine niba ari social media ziri kubyica man usanga nyine haje indirimbo na dance yayo ubwo mwese ku murongo muragenda muzige mukora ibyo wari wabona ubu haracyari competitions ntayo ubu nta babyina tukifite rero twifite abantu bibyina drama bikora ama content gusa none se ubu ngubu hari umwana utarajya no kuri set nimwe yo kuri stage nimwe ushobora kukubyinira akarenza bari bose kandi nta kintu na kimwe nta stages ariko ma piano kwa kuyareba no kwiga mu rugo gwenyine muri salo yashize kuri TV man ingenzi aba peti njya ndeba batanazwi pe ati petazi kubyina ama piano pe nje mfite na Petit Frere wanje abyina ama piano bajya bavuga ngo ninjye amwigishe kandi nanjye ntayo nzi man umwana aricara akareba kuri TikTok akigisha tutorial neza za akiga amapa kandi ugasanga birajyanye kandi arabizi cyane sunaba mama n'abaki bashiritse ubute babyina ama piano kabisa ukabona azi kubyinisha iki gice ako numubwiye ngo ahaguruke tutu tata tutu ako se murabibimuga mwebwe muraza gupfa muraza kuba paralize mutabyinisha amaguru yanyu niko yeye bro dusoza rero ikintu cy'urukundo kivugaho iki Arnaud umujura mukuru afite umukunzi cyo kora hari umukobwa muhorana man uze kumusuriza bro ura mukobwa w'ikiyobe mukorana man she's cute kabisa naremeye ngewe numwe se bamona ari umwe wakunze umwe ni benshi ni babiri ibari ukunda gukoresha binzobe hari uwagufashije gufungura urugejo bundi wasinze hakaba na wundi wari kumanagurira urukweto ngiye ku kazi birananira kubera urukundo ndagaruka uwo munsi ntago nakoze urakoze cyane n'uwo uri gukunda muri bariya bose urakoze cyane Kigali biragoye no guhita mada na mukopine ugira ngiyewe naramwigeze ansaba urukundo ndarumuha maze kurumuha mbona ntashaka kurugumana ashaka kurubyazamo umusaruro harananira turarekana ubu nta kopine uri single ariko imikoranire yawe n'aba partners bawe nta kibazo umva nkunda abakobwa nabo barankunda se tu nibyo birahagije nditurije ndanitonze bimaye amahoro ese bro izi TikTok izi mbuga ubundi ubu kugeza ubu ruguhemba n'uruye nta na rumwe ruraguhemba ntago uratangira YouTube yawe narayitangiye maze gushyiraho ibintu bike ariko uyu mwaka ngiye gufokasinga ku ma content nyine ni ibintu bisaba umwanya kwa akazi nanjye nayo mfite byarangoye ariko ngiye kubiha umwanya ko nabonye abanyarwanda kandi ndashimira cyane abakunzi banjye abafana banjye bari gukomeza bangaragariza urukundo abajura b'inshuti zawe abajura kabisa mukomeze mushyigikire umujura mukuru nanjye ndakomeza mbatemo ntago ndi bubicisha irungu n'ukuri YouTube yanjye uze kuyinshyiriraho ni Murengera Arnaud imbuga zanjye zose nanze no guhindura ejo bundi ntazazana agasino kumbi bitwaye amazina yose ariko ko nayatangije barayamenyereye babumva ari Chris Brown ubumva ari nko kuvuga Chris Brown urakoze cyane Murengera Arnaud kuri social media hose kabisa mu following ubwo ariko by'umwihariko mukore subscribe kuri YouTube channel ye mugeho muhe umugisha ubundi natwe turamushimiye Arnaud wakoze kwitabira ikiganiro cyacu yego namwe mwakoze cyane bro ugira ukora ubukwe kuko Yesu yakugiriye neza ubizi gute ko ntabukoze ako byanashoboka kuko wambwiye ko imyaka ufite nta muntu wapfa kuyivuga ubizi gute ko ntabukoze urabukoze mbishemo cyangwa uri divorce uhabona uri divorce umva tuzabigarukaho ubutaha ibyo ngibyo gusa ibintu by'urukundo ni amayobera matagatifu nibutsa abantu bakundana mukundana mudetingana mwarakundanaga so umuntu namara kuguha umwanya we ntukapfusha ubusa my dear friend ntugapfusha umwanya umuntu waguhaye umwanya abahungu tugira izo ngeso n'abakobwa murazigira
nta muntu mvugiye kuri kote ariko abantu dufite ingeso imwe yo gutereta umuntu umushaka unabisenge uvuga ati man umfashije uriya muntu akanyemera natuza ariko ibyo bintu byaba ukibagirwa uri gusaba ko umuntu abana mu rugo mwarangiza mukabana rwa rukundo rugashira ndashaka kubaza ninde wabaruzi icara urebe umukunzi wawe wibuke igihe usaba Imana ati Mana mfasha tubane ikabikora none ugeze mu rugo muri gucana inyuma muri kubwirana nabi ariko kureba ngo sukirandebera iki ngo reba urudo ndebera ukuntu kiri kundeba ntabwo ibyo byakagwiye ntabwo byakakwiye so take your time niba unamureba akakubwira nabi mureba asinziriye uvuga ati uyu ni sheri wanjye nigeze gutereta nkavuga ati Mana mfasha unamupostinga apana kuvuga ngo twe dupostinga ibyishimo abagabo kuva ryari babaye ibibazo hey uzabona bari kubasengera hano hanze muraza kubabara thank you man my brother urakoze cyane bro sasa my brother